dukomeze wenda twari tugeze hariya havuga ngo nusenga, ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Weho nusenga ujye winjira mu nzu ubanze ukinge urugi, uhereko usenge so mwihereranye, kuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Ni ukuri Yesu areba mu mutima, areba ibyiherereye. Hariho ukuntu insengero wenda zidutoza amategeko, imyambarire, imitegere, ibiki ari amategeko ushaka kuyakora udafite na Yesu muri wowe, ahubwo ari ukugira ngo wigaragaze, ubeshye, ubindyarya ubeshye, wambare igitambaro cyo mu mutwe. Yesu Kristo ashaka ko tumukorera ku buryo nta n'umuntu wabimenya agendeye ku myenda, ahubwo agendeye ku mbuto, kuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Rero nawe nusenga wowe unkurikiye, ujye ujya ahandi hiherereye, ugende ubwire so ureba ibyiherereye, kuko Imana irabona, Imana irareba, Imana irebera mu isi hose icyarimwe. Niba ndimo gukora nzi ko irimo kundeba kandi iri kumwe nanjye. Aravuga ati data wa twese uri mu ijuru. Erega Yesu yaje ari umugabo, ari igitsina gabo, ni data nyine. Igitsina gabo kirabyara kitwa papa. Yesu Kristo yigisha abigishwa be uko bazajya basenga, ati data wa twese uri mu ijuru. Ni uko yari azi ko ari igitsina gabo kandi bamurebye, kuko muri Yohana ngo haranditse ngo data mwabaye, ngo mwaramurebye kandi mwaramubonye. Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Tuzi ko Yesu ari umwami, ni umutware. Hari ibyo adusaba nyine muri ya mategeko yose yatwigishije. Ntago wamaze kugira Yesu Kristo mu mutima amategeko akurushya, ntago akurushya, ahubwo ugenda uyumva wongera uyumva. Ngo uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe duharira abarimo imyenda yacu, ntuduhane mu bitwoshya. Ni ukuri kubabarira biragoye, ariko igihe cyose utarababarira abanzi bawe, ntabwo uramenya Yesu. Nanjye Yesu abimfashemo, mbashe kubabarira abambabaza, kuko iyo usomye inkuru ze ubona ukuntu bamukubise. Ni byinshi. Dukomeze. Yesu aduhana kutiyiriza ubusa ngo twishimishe. Ahangaha nyine niyo wiyirije ubusa, niyo wasenze, kuko haranditse ngo kandi nimwiyirize ubusa ntimukabe nk'indyarya zigaragaza umubabaro, kuko bagaragaza umubabaro kugira ngo abantu benshi babarebe ko biyirije ubusa. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ariko weho niwiyiriza ubusa wisiga amavuta mu mutwe. Niyo mpamvu ibintu by'amategeko, ngo wambaye perike, ngo ukoze icyaha, ngo ugize gute. Nimba iyi perike nyambaye ndi umwibone, kuko nkoze icyaha, kuko Imana yanga ubwibone. Ariko Imana ishaka ko tuyimenya bikageza kuri rwa rwego udatwarwa n'amategeko ngo uyahambire, ndetse ube wayahambirisha abantu ariko utabasobanuriye Yesu uwo ari we. Mwisiga amavuta mu mutwe. Nk'iki cyanditswe wenda tugiye kujya nko muri ADEPR, hari ukuntu batwigishaga gutega ibitambaro, nanjye ndimo. Ariko se rero uko gutega igitambaro biri konekite na Yesu, biri konekite n'ijuru. Numva icyakabaye cyiza ari uko wagitega uri konekite n'ijuru, cyangwa se utanagitega, ibyo waba washyizeho byose ukaba uri konekite n'ijuru. Gusa ntabwo twirengagiza ko iya rezabi diyabolike, ariko ikintu cyose wagakwiye wagakwiye kubaza Imana nimba iki kintu kiri mu bushake bw'Imana, ukagikora koko wumva icyo kintu wabajije Imana ngo iki kintu kiri mu bushake bwawe Imana.
byaterwa n'ahantu Imana yagutumye. Ushaka kujya ahantu ikagutuma gutega igitambaro, ushaka kujya ahandi ikagutuma mbese iyo uri konegite n'Imana niyo ikubwira uko ukwiye kumera. Rero ngo niwiyirize ubusa, wagize ibyo wiyima byo kurya, si ngombwa ngo usakuze ngo isi bimenye. Dukomeze, ntimukagaye abandi mwiretse. Nanone dukwiye kubaho tutagaye abandi. Nyine utagaye abandi ugomba gukunda mugenzi wawe, wa wundi mwiza, wa wundi mubi, wa wundi udakunditse, wa munyabyaha ukabije, ukwiye kumukunda ukamuha urukundo. Iyo umuhaye urukundo, nyine misiyo yazanye Yesu ni ukugira ngo ba bandi batamuzi bamumenye. Gusa hariho nasomye numva yuko hariho n'abana bo kurimbuka. Niyo wabigisha akajana, niyo wakora ibiki n'ibiki, ibyo bintu ntibashobora kubyumva. Ngo ibyejejwe n'Imana ntimukabihe imbwa, kandi n'imaragarita zanyu ntimukazite imbere y'ingurube, kugira ngo zitaziribata maze zikabahindukirira zikabarya. Aha ngaha Yesu Kristo aba atwigisha no gutanga, umwuka w'Imana nyine yakuriho niwe ukuyobora ngo uriya muntu uyu ntumuhe. Kuko hari n'igihe ushaka guha umuntu, hari umugani wenda reka muvuge se, cyangwa se wa mugani bavuga ngo umutindi umuvura ijisho bwacya akarigukanurira. Hariho abantu dukwiye guha ibyacu n'abo tudakwiye guha ibyacu. Nasomye mu migani havuga ngo iyo wigishije umunyabyaha hari igihe agutuka, ariko iyo wigishije umukiranutsi hari igihe arushaho kumva neza ibintu wamwigishije, noneho akabisobanukirwa. No gutanga ni uko rero. Hariho umuntu udakwiye guha ibintu byawe kuko wavuganye n'Imana. Iryo ni irindi somo rirerire, ariko uko ugenda ubana n'umwuka w'Imana niko agenda arushaho kugusobanura. Ni uko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose muba ariko mubibagirira namwe, kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Ni ukuri mu byo ndimo gusoma, amategeko n'ibyahanuwe ni uko ibyo mushaka ko abantu babagirira. Ngewe Betty nkunda ko abantu bankunda, bambwira neza, banyitaho. Rero nanjye Imana ibyo nibyo ishaka ko nkorera abandi, ibyo nibyo ishaka ko nkorera abandi. Nawe unkurikiye nibyo ushaka ko ukorera abandi. Ukabona umuntu akunyuzeho mukamushinganya inzara mugiye kumuvuga. Ese koko buriya we abagushinganira inzara bakakuvuga wakumva umeze uti? Ukabona umuntu arahise utangiye kumutuka. Ese wowe koko buriya uhise abantu bakagutuka wakumva umeze uti? Nizo za mbuto byenda Yesu Kristo, ya mategeko Yesu Kristo yatwigishije. Ngo ariko njyeweho kubitekereza gusa bitari no kubikora, uba warangije gucumura. Irembo rifunganye rero. Ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Ni ukuri, umuntu ujya mu ijuru, umuntu ukubwira inzira zijya mu ijuru atera imbuto. Izo mbuto ziri mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 16 cya 19, imbuto z'umwuka wera. Ntihazagire ikindi kintu gishaka ko utuma umenya umuntu. Uwo muntu muzabamenyera ku mbuto zabo. Setu yakambara amaherena yagira ate, uzamumenyera ku mbuto zabo. Uzamumenyera ku magambo amuva mu kanwa. Nta kindi hano ngo irembo rifunganye. Iryo rembo rero umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberura nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi. Ntekereza ko abantu bose mu gihugu cy'u Rwanda
uramutse urebye buri muntu wese afite urusengero asengeramo, afite nyine idini abarizwamo cyangwa se itorero, tubyite uko we yumva ashaka. Ariko abo bantu bose bazi izina Yesu, bazavuga ngo twarahanuraga mu izina ryawe, twakoraga ibitangaza mu izina ryawe, twarabwirizaga mu izina ryawe. Ariko ngo azababwira ati sinigeze kubamenya. Kubera ni ba bandi bigaragaza bashaka guhagarara mu masinagogi agatanga ibya 10 n'amaturo, nyamara ibyo ngibyo ntibishobora kutujyana mu ijuru habe na gake. Iyo usomye Bibiliya neza umenya ko ibyo ngibyo ntiwagakwiye no kubitanga uri umunyabyaha, kuko hano biranditse, nanabibabwiye ngo nujyana ituro ryawe ukibuka ko hari intambara ufitanye na mwene se uryihorere. Ariko aho urishyira bo bararyemera, bakabona yuko wanatuye menshi bakanagukomera amashyi, ariko ayo maturo ntashaka kukujyana mu ijuru. Ngo Yesu akize umubembe, aha ni hahandi Yesu yatangiye gukora ibitangaza. Ngo amanutse kuri uwo musozi abantu benshi baramukurikira, maze haza umubembe aramwegera, aramupfukamira, aramubwira ati mwami, washaka wabasha kunkiza? Arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka, akira. Uwo mwanya ibibembe bye birakira. Yesu aramubwira ati wirinde, ntugire uwo ubibwira, ahubwo genda wiyereke umutambyi uture n'ituro Mose yategetse ribabera ikimenyetso cyo kubahamiriza. Yesu yaje mu mategeko, yaje nyine ari amaturo akibaho, ariko ntabwo yashakaga ko yigaragaza yigira umuntu w'igitangaza. Yaramukijije. Rero n'uyu munsi Yesu aracyakiza. Washaka wamwizera. Yesu umwizeye ngo wabwira ngo n'umusozi ukavaho, ngo wagira kwizera guto cyane kungana n'uko akabuto ka sinape, wabwira n'uriya musozi ukavaho. Akiza umugaragu w'umutware w'abasirikare. Yesu yarigishaga, ariko yabona batanumva ibyo yabigishije agakora ibitangaza n'ibimenyetso. Gukurikira Yesu ntibyoroshye. Ni ukuri, gukurikira Yesu ntibyoroshye. Reka twumve uko abivuga. Ngo kandi Yesu abonye abantu benshi bamugose, ategeka ko bambuka bakajya hakurya. Umwe mu banditsi araza aramubwira ati mwigisha, ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramubwira ati ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho arambika umusaya. Undi wo mu bigishwa be aramubwira ati erega Yesu ajya ashaka nawe arambika umusaya mu mitima yacu akahabura. Yesu ajya mu isi, kuko mu isi abarimo bose arabazi, ngo azi n'imisatsi iri ku mitwe yacu. Agashaka ahantu yarambika n'umusaya, yakinjira ngo ature muri uwo muntu, basi uwo muntu amubere n'umwigisha, akahabura. Ese wowe wirirwa wigisha abantu, uri umwigisha wa Yesu koko? Yabona aho arambika umusaya we, akaryama mu gituza cyawe, mu mutima wawe, mu bwenge bwawe, agaturamo, akagendana nawe, ngo aturishe inyanja. Ibi ni byo Yesu Kristo byose yagiye akora. Hano ni cyagiye ngo maze arabyuka cyaha umuyaga n'inyanja biratuza rwose. Abantu baratangara bati uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Nyine niwe wabiremye. Umuyaga niwe wawuremye, inyanja niwe wayiremye, ibiti niwe wabiremye. Yabibwira ati huhu ujyana aha, yabibwira ati tuza bigatuza. Akiza ikirema gihetswe na bane, amaze kukibabarira ibyaha. Urumva wizeye Yesu, iyo ugize kwizera Yesu ntabwo ari mu ijuru. Yesu ari hose, ari mu ijuru, ari mu isi, ari hantu hose, ari hano iwanjye mu rugo. Yesu abera hose icyarimwe. Rero iyo wamaze kumwizera, wanangiza ukagira amategeko yadutumye, ya yandi yo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ngo ukunde Imana imwe, ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda, kuko Imana ni imwe, ntabwo Imana ari eshatu.
kuko Yesu wibuke yabwiye abigishwa be ngo ni byiza ko ngenda nzaboherereza umufasha. Yarabanje arabiyereka aboherereza umwuka wera. Umwuka wera rero, Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisenga mu kuri no mu mwuka. Ariko Yesu amenya ibyo bibwira, arababwira ati ni iki kibateye kwibwira ibidatunganye mu mitima yanyu? Yesu areba mu mitima. Noneho wumve hariya yari yambaye umubiri, yambaye n'ubumana 100%. urumva isi ngo hano ahamagara Matayo, ukuntu Yesu yahamagaye Matayo ngo icyo nkunda ni imbabazi si ibitambo. Yesu Kristo hano iri jambo naritinzeho cyane, ngo ikintu Yesu Kristo akunda, icyo nkunda ni imbabazi si ibitambo. Sinazanywe no guhamagara abakiranutsi keretse abanyabyaha. Mbese mu masinagogi batwigisha ibitambo igihe kingana iki? Ariko icyo Yesu Kristo akunda ni imbabazi. Akunda kugirira umuntu imbabazi, akunda kubabarira, ntakunda ibitambo. Kuko ushaka kujyana ibitambo ariko mu mutima wawe hatarimo imbabazi. Kandi ni ukuri, isi ni umwijima cyane, isi irimo abantu benshi bababaza abandi. Ntekereza ko nawe nkurikiye ufite abakubabaje benshi cyane batagira ingano. Ariko Yesu Kristo yarababwiye ngo hafate ni Matayo ibice 9 umurongo waho wa 12, wenda reka ducome 12. Abyumvisha arababwira ati abazima sibo bifuza umuvuzi keretse abarwayi, ariko nimugende mwige uko iri jambo risobanurwa ngo icyo nkunda ni imbabazi si ibitambo. Sinazanywe no guhamagara abakiranutsi keretse abanyabyaha. Birababaje cyane iyo twiga guhimana. Mba numva atari cyo twagakwiye kwiga, kuko byo ijambo ry'Imana rivuga ko gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Ariko hano yarababwiye ngo icyo nkunda ni imbabazi si ibitambo. Sinazanywe no guhamagara abakiranutsi keretse abanyabyaha. Ni ukuri kuri ino si hariho abanyabyaha. Nimba Yesu Kristo mu butayu Satani ataratinye kumwongorera, wowe ibitekerezo uba ufite ninde uba wabikongoreye? Urumva ngo Yesu arabasubiza ati abasangwa ntibabasha kugira agahinda bakiri kumwe n'umukwe, ariko iminsi izaza ubwo umukwe azabavamo nibwo baziyiriza ubusa. Yesu Kristo nyine yabanye nabo ari umuntu, ari muzima. Hano ni cyagiye ku isabato. Ubwo ni isabato, iyo wamenye Yesu Kristo urayumva nyine, ukayumva neza, ukumva iyo sabato ni iyihe, iyo sabato ni iyihe muri wowe, ukayumva. Aho muri impumi ebyiri akiza abarwayi, Yesu Kristo yakijije abarwayi. Amazina y'intumwa 12 ya Yesu, ayo mazina, umwigisha ntaruta umwigisha. Aha ni kwa kundi usanga hari umuntu wishyize hejuru y'abandi akumva yuko hari icyo abarusha, ariko Yesu Kristo akomeza intumwa ngo zidatinya. Umwigisha ntaruta umwigisha, kandi n'umugaragu ntaruta shebuja. Birahagije ko umwigishwa amera nk'umwigisha n'umugaragu akamera nka shebuja. Niba bise nyir'urugo Belizeburu, nkanswe abari mu rugo rwe. Nuko Paul c'est fini. Paul. Aha, icare hano twiga ijambo ry'Imana. Paul. Hano twari turimo twiga yuko umwigishwa ntaruta umwigisha, kandi n'umugaragu. Paul, sawa, reka nite ku mwana, turasubira.